Louder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's see it. Happy birthday to Okay. What's the name? I need to go with the Ni video y'ibirori by'isabukuru ya Tete Brown, aho byari byitezwe yuko ibi birori biri buze kubonekamo udushya, kandi koko udushya twabonetsemo, aho umukunzi we Nyambo Jessica cyangwa Besto we hatigeze aboneka muri ibi birori, aho buri wese yatekerezaga yuko ari umuntu utabura mu birori bya Tete Brown. Aho pati yabaye ikaza kubonekamo abantu benshi batandukanye, ariko hakaza kuburamo umuntu buri wese yari yiteze ko yaba atakabaye aburamo muri iyo video, aho benshi batangiye no kwibaza se n'amaso atareba neza cyangwa arahari cyangwa ntawe uhari, kubera iki iyi video abantu bose bayirimo bari kugaragaramo, kubera iki Nyambo we atayigaragayemo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byose. Ni anniversaire yabaye ya Tete Brown yabwo yuzaga imyaka 30, aho yakoze anniversaire ndetse agakora party yo kwizihiza isabukuru ye y'imyaka 30, ikabonekamo abantu benshi batandukanye, aho umubare nyamwinshi wari abakobwa bagaragaye muri iyo party, ariko akaza kuburamo Besto we cyangwa Miss Nyambo Jessica akaza kuba yabura muri iyo video, cyangwa akaza kuba atari yitabiriye ibyo birori, aho twibaza impamvu yaba atabonetse mu birori, cyangwa akaba ari we wari uri gufata amashusho, akaba ariyo mpamvu atagaragayemo, dore ko ufata amashusho ari we muntu utajya ugaragara mu mafoto ari gufatwa. Ni video rero yacicikanye, cyangwa ni ibirori byavugishije benshi, aho benshi batari kumva neza impamvu Besto wa Tete Brown ashobora kuba ataje mu birori bye byo kwizihiza isabukuru ye y'imyaka 30, aho hari amakuru yarari hanze, benshi batangiye kwandika ngo bitegura ubukwe, none ibirori bye ntiyabibonetsemo. Ese yaba ari amahoro? Niyo mpamvu tugiye gucukumbura impamvu ishobora kuba yatumye ataboneka muri ibi birori. Ni hanyuma yuko hari haciyeho ibyumweru bibiri hari ikiganiro Tete Brown yakoze kuri chaîne yitwa This and That, aho yakoreshejwe ikiganiro akaza kubazwa uko afata Besto we cyangwa Nyambo, akavuga ko Nyambo ari byose kuri we kandi asobanuye byinshi kuri we. Yakomeje kubazwa ku bigendanye na Nyambo, ariko nta kibazo yagize agaragaza ko yaba afitanye na Nyambo. Ese Nyambo asobanuye iki kuri Tete? byinshi byinshi, kandi urumva ko nta gihe kinini cyari giciyeho, hari haciyeho ibyumweru bibiri gusa icyo kiganiro kigiye hanze. Rero niyo mpamvu benshi bari kwibaza impamvu yaba atabonetse muri iriya video, cyangwa yaba atarabonetse muri biriya birori byo kwizihiza isabukuru. Rero amakuru yagiye hanze ashobora kuba ari impamo yuko Tete Brown na Nyambo Jessica bashobora kuba baratandukanye, bashobora kuba batakiri aba Besto, ariko bo barabihakanye bavuga yuko ari aba Besto, nta kintu na kimwe kigize kibatandukanya ngo be kuba batakiri aba Besto. Kandi ikindi tutakibagirwa dushobora kuba twatekerezaho cyane ni ibiganiro bombi uko ari babiri bakoze, aho Jessica yakoreye ikiganiro ku gitangazamakuru cya Isimbi TV, nta foto y'umukunzi we iri muri screen. Yasubije yuko uretse no muri screen umukunzi we atajya amushyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri social media. Rero abazwa impamvu Tete Brown we yamushyizeho, avuga ko yari Besto atari umukunzi we. Boyfriend wanjye ntabwo nigeze mushyira kuri social media, ntabwo yigeze ajya muri screen ya telefone yanjye, ariko Tete yayigiyemo iyi ko yari Besto wanjye. Rero ahenshi ushobora kuba gutekereza ko impamvu ubu ngubu noneho atakimushyira kuri social media, cyangwa batakigaragara kuri social media bari kumwe, bashaka kuba barabaye abakunzi, bakaba hari ibyo bari kudupangira ahubwo bari kudutegurira byiza. Nyuma y'ibyo uretse icyo kiganiro na Tete Brown yaje kubazwa
mu kiganiro yakoreye kwa Chita Magic akaza kubazwa ibigendanye n'urukundo rwe. Benshi bavuga yuko bashobora kuba barashwanye na Nyambo Jessica, agasobanura yuko batigeze bashwana, ahubwo hari ibyo baganiriyeho. we yaganiriye Titi Brown yaganiriye na Jessica cyangwa Nyambo, bakumvikana yuko hari ibyo bagomba gukura kuri social media bitewe nuko social media hari ibyabo yangije. Rero umubano wabo bakaba barakuye kuri social media, bakaba barawugize privé, bakaba bari gukundana ubwabo ariko batabisakaza ku mbuga nkoranyambaga. turi kumwe ahubwo hari igihe kigera Chita hari ibintu bibabaho bikaba ngombwa ko hari ubuzima bwanyu mukuye muri social media. Ari naho benshi bari guhera bavuga yuko rero batatandukanye, ahubwo ari umutekano w'urukundo rwabo bari gusigasira. Mu buryo rero bwo gusigasira umubano wabo, niyo mpamvu batigeze bakomeza gushyira amashusho yabo hanze bari kumwe ku mbuga nkoranyambaga. Haciyeho igihe kinini nta mashusho yabo agaragara ku mbuga nkoranyambaga bari kumwe, kandi uretse n'ibyo nta nubwo bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo, nta gukurikira mugenzi we. Gusa nanone ibi ngibi byigeze kuvugwa mu minsi yashize ubwo bari kudutegurira filimi baje kugaragaramo, bari bafatanyije aho yacaga kuri chaîne ya Titi Brown. Rero benshi baho bashyanga wenda hari ikindi kintu bari kudutegurira cyiza, akaba hari projet bari gupanga bafite benda kutugezaho, akaba ariyo mpamvu bikoze kuriya kugira ngo cyangwa izabashe kuba projet yabo yagenda neza nk'uko babyifuje. Ariko nanone ntabwo twakibagirwa ko anniversaire yabanje y'umwaka washize 2024 uko bayizihije bari kumwe, kandi n'ubundi iyo mishinga barayikoranaga. Gusa icyo mbona nuko ahubwo ari urukundo rwabo barukuye kuri social media, barushyize kure y'imbuga nkoranyambaga, bakaba bari kuri social media bari mu kazi, ariko nyuma y'akazi bakaba bafitanye umubano wihariye kandi mwiza ushobora kuzabyara umusaruro cyangwa tukawishimira. Anniversaire ya Titi Brown, turiho turarya tunanywa, nuko gahunda imeze ababeso. Ni couple rero yakunzwe n'abatari bake, bakurikiranwa n'abatari bake bitewe nuko bishimiwe cyane. Urukundo rwabo rwarishimiwe nubwo bo batigeze bemera yuko bakundana, ahubwo bari ababesto, ariko ababibonye cyangwa ababakurikiranaga cyangwa abakunzi babo bari barabyishimiye, bavuga ngo nta kibazo, ubu besto bushobora kuvamo urukundo kandi bakamba bana. Rero nta kintu byari bitwaye abafana, ariko nanone kumva yuko no besto nta buhari hagati yabo ni ikintu kitashimishije abantu, ahubwo byarabababaje. Ari naho kugaragara video bari kumwe, benshi bishimiye yuko baba bongeye bagasubirana. None byongeye gucikamo kabiri ubwo muri anniversaire ya Titi Brown Nyambo hatigeze ayibonekamo, ariko nanone nuko dushingiye ku byo bavuze hari umubano bashaka kuba bafitanye nyuma y'ibi ngibi, ahubwo ari ugusigasira urukundo rwabo, ahubwo ari ukugira ngo ruzagere kure kandi rutagize ikirwitambika. Reka rero inkuru uyu munsi tuyicumbikira ahangaha. Mbere yuko tuyicumbika kandi ntabwo twakibagirwa abakobwa beza bari muri party ya anniversaire. Muri iyi party abakobwa beza bari bahari, aho harimo n'uwo benshi batekereje ko bashobora kuba ari we bari mu rukundo, ariko mu gukata cake Titi Brown yayikase wenyine, avuga ko agiye kuyikata ari wenyine, ariko uwo mukobwa nta kintu yigeze amuvugaho mu bantu yavuzeho, ntiyigeze amuvugaho, kandi nta nubwo yigeze avuga kuri Nyambo umubesto we. Reka rero tubihanga amaso, ubundi tuzagenda dusobanukirwa umunsi ku wundi. Reka rero mbashimire mwebwe twabanye, mukomeze kugira amahoro n'imigisha kandi ibyiza byose bibagereho. Ndabakunda. Niba utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira tujye tubana mu biganiro byose bitambuka kuri iyi chaîne. Reka dusubire mu bindi biganiro.